Beti hayi ashaka wayi cyuki ya musirero yanjye na Beni wadusizemo shana n'ubu turacyayirimo kabisa ariko asa nk'uwacishije makeya shayana nyine mukuru wawe nawe twagizeho turabonana ariko oyo bana nawe amereye nabi wahora mwana ntabwo ubizi twarakubitaye nagiye muri shopu nsanga niba urimo aranyataka bya hatari shano wako utabizi gifite mukuru wawe ugira amahane yamfashe mu mashingu arantigisa neza sha nyine ndabona umeze neza nta kibazo nizere ko n'akabebe mu nda nyine kameze neza gakina gakumva yese shagira nyine ibi bintu nibirangira nzakubwira uze kandi ni vuba tu ebana ndagukunda I love you baby Baby, will you this? Shirika buri mwe tunga, sibyo? Nanjye kazi kaba kangoye ubu ngubyo kazi naniwe kazaba ari danje ko nanagukomboye baby naye nawe ukumbuye cyane yego nawe ukumbuye wese uti shaniriwe neza nta kibazo baby watinze uyu munsi akazi kari gakomeye kari kanye stress uyu munsi kari kangoye cyane kabisa wamaze igihe batinda umva nawe ukumbuye cyane yego shano ko nanjye nagukumbuye tu nizeye ko uyu munsi umwe washaye umunsi nta kibazo niyo mpamvu natashye kare umvaga naniwe niyo mpamvu ngerageza ngaha ariko tuje kubasha uyu munsi ndashaka kuganiriza cyane uyu munsi uramfite ndi wawe kambanze ngatuka orange turye sha ufite udushya akabuto gasa neza cyane gasa nkawe kuri kuna ari keza nsetsa none ukarasa nanjye Kuma nawe hagira nk'imbwa y'imigi. Hari mushije boro. Boro? Bari banyije. Boro imeze ite se? Hari nayo ndashiye ikintu bita flat. Icara hano hasi no kabuka twana. Icara hasi. Se shawirashe. Hariya hirya umva hari umuntu bita umukire. Yewe we uzi ibikoresho afite uzi firigo ziriyo. Ndaza kukwereka kandi gakino twiga shafeti. Agakino urakandusha. Ndaza kukwereka kandi gakino. Sega. Okay. Ubwo ni watsinze nayo. None ifate ryari. Umva nyine mubwire gahunda. Hari akantu ashaka kukwigisha, sibyo? Agakiso nyigisha. Ariko cyane nabaye. Ariko byo nta kibazo. Umva se. Noneho ikindi. Ya boro kutambwiye ukuntu byagenze naragutegereje ndakubura. Ndi kuri pressure yo kukugira. Ko nabarasha buri ako uramusenze ariko Ben wow katugere dushitura umuzigo urumva ndakubwira kuri za staff nyine kuntu byanagenze kugira ngo usanga batadukurikira tugende ba nese sumbye ko urasha ngaho baho umusirika tugende ewana
Kiyashimo. Kararyoshye. Shobora nteguye akantu keza pe. Hano kana nkaguriye he? Karabukoze. Toka satana shumuzi wacu. Bigenze gute? Bigenze gute? Ihangane sibyo. Hoye, sobora kuryana ubusambo. Oya. Kanzera biguhisha nawe ndabona byakunaniye. Twari. Wabaye iki se? Iki kibazo baby? Mukunza kamunda. Wabaye iki? Barwaye mu nda. Tujye kwa muganga. Tumva ndaho. Uraruhutse? Yego. Nawe ikibazo cyawe karakantu uzi ko kagukoze. Teorere. No. Sinavuga ko umunsi ushaka kuganiriza. Teka surprise. Wibivuga. Shani kiza pe. Wagira ngo bari babimenye. Ese wabimbwiye kuva kare nanjye mfite amatsiko. Siko nigiye kukubwira ngo. Surprise irahari. Irahari. Jack bimeze bite ko ndeba udakeye? Bimeze bite si iki? Ibyo twavuganye ntabwo bizi. Ndabizi. Nendaga kuguhamagara umunsi ngo tuvugane, hari ikibazo cyavutse ariko biri mu nzira yo gukemura. Nyine chérie, surprise yawe mufitiye. Wanindije buriya ariko. Nyine nda. Si wambwira ukunira amatsiko. Ngo iki? Je ne sais pas quand même ntabwo ibintu byakunda ngo iki? Jewe ntabwo byabo. Why? Oya, byizere nuko. Baby tuza amaze nkubwira. Nawe Ibyo bintu utangiye kuzana aha ngaha. Urimo urambangamira buriya. ntabwo nkubeshya. Shiriro uko igihe waje ukuntu rumeze. Ibyo umubwira nuko. Urimo urabyibuka? Ntabwo nkubeshya nuko. Reka nze nkubwire kandi nsubire ukazitaza kuvugana n'imvayo. Mfite amakuru yuko umuzigo wawugurishije. Oya ntabwo waba yarabikubwiye ninde uzi diro dukina se ku buryo yamenya ko nagurisha akabimenya. Fata icyo ngewe ko mbizi, ndabizi kandi nshaka ibyanjye. Jack wigira ikibazo maze iminsi ndwaye kandi urabizi ko nanze kwirirwa nguhamagara buri kanya. Umuzigo nta kibazo na kimwe. Cyewe ndaza kubikemura kandi vuba. Nta kibazo tuza ubyumve ariko rero ngize ikibazo. Urimo uraperereza kuri bande se ku buryo ushaka kuvuga diro turimo ku buryo wamenya ko nawe naragurishije cyangwa ntagurishije. Wabwirwa n'iki ko diro ngikorana njye nawe gusa? Noneho ni ukuvuga ngo hari bamaneye ko bandeba se? None oya waba wishe akazi. biba ari ngombwa mu mafaranga ntabwo aho bizeye. waba wishe akazi. Si amafaranga ushaka mbwira niba ari amafaranga musubize amafaranga yawe. Okay, nta mafaranga yanjye. Turangizanye amafaranga yanjye utwara umuzigo wawe dore ko nta n'uwo ugifite. umuzigo urahari ariko Nshaka ibyanjye. Sawa. Hagati y'umuzigo n'amafaranga nshakamo ikintu kimwe aka kanya. ndaje nguha amafaranga. Okay, ntari. Harya ubwo wabonye inkoko iruka? Urumva amafaranga wayasubirana? Mva ndashaka ibyanjye. Wabuze isoko se ku buryo udafite aho kugurisha? Nshaka ibyanjye ariko ko numva urimo kugira ibintu by'imikino. Nta mikino, icy'ingenzi ni uko umuzigo abasore banjye bari mu kazi. Umuzigo ndaza kuwukubonera vuba kandi nakurahari. Nshaka ibyanjye. Ndava hano mbijyanye ndetse hagati y'umuzigo n'amafaranga. Waba ngoye. Nta mafaranga rero. Amafaranga yagiye mu kandi kazi turarangura. Ese ubwo uzi ngo ngewe umuzigo nkubona gutyo gusa?
banza ubitekerezo, ufata umwanya muto w'ibitekerezeho hanyuma dupange ibishoboka. Uyu munsi ho ntabwo byakunda, reka nze mpamagara abahungu banjye numva aho bigeze, baba bagiye gutegura. uvugisha Mfite umuhungu mushya, nshaka ibyanjye rwose, nshaka ibyanjye. mfite umuhungu mushya uri mu kazi, reka nze ngerageze rero mu kanya gato ndaza kuguhamagara kwanza. sawa reka mbe ngiye ubwo nyine uraza kuma gahunda, ariko bitavuze ntubone ngo ndagiye, singiye ngiye ndahari, ngomba kurara mbonye ibyanjye uyu munsi byanga bikunda. Okay, turabivugana. Sawa Niyo bitakunda uyu munsi bizakunda. sawa. Ntubizi ko ndi mapanzi se? Turaza kuvugana nta kibazo. Genda hasi. Aya nayo ndayangira mu yandi. Ntacyo bitwaye. Kanze mbaze Peter aho bigeze. Ase Peter nawe ko nsigaye mbona muri iyi minsi. Kuva ntajya mbura yo kurya. Jackie umugore se twavugana iki? Urako nzanamuheza nareba nawe, reka nze nshaka irindi soko. Ako ntacyo, reka Peter nawe agiye kuza numve gahunda afite. Ndabamenye ibyabo nyine, ubwo ndabona bitagenda neza, ariko reka tubyizere ntacyo. Ntegereze Peter. Injira ntabwo wafunze. Useka. Naguseka se. Sirabona utanunguye? Ese ngutunguye gute? Cabanunguye iyo bambwiye mva naguteguriye pe. Ariko ndumva hari ahantu mwibuka. Njyamanze uranyibagiwe. Ejo ubundi wadushimuta. Amanda, ndakwibutse mukobwa. Wari umeze utese? Meze neza naribi. Ariko si ubundi turavuga byinshi, warenje kureba Peter hano wahageze ute? Umva witungurwa. Ngo Peter? Peter nyine. Aha ni wanjye. Iwawe kuva ryari? Umva umukobwa ni wanjye na Peter. Ariko wasanga niba uri mu gakino warambaniye umukobwa. Njye mugambanira? Wowe. Agapira hasi. Peter ni umugabo wanjye. Umva nkubwire cyagiye neje kureba Peter, urumva? Ni gute mpabasangana? Umva ko. Umva witonze. Aha ni wanjye na Peter. Iki? Peter. Nakomeye n'umuvuzi w'ifunditaga. Peter, umugabo wawe. Ndumiwe koko ntabwo mbyumva. Umugabo wanjye nimba utari unabizi ubimenye. Umva ntabwo mbyumva. Ariko rero ndumva ufite amagambo menshi. Icyaba cyiza haguruka ukamvira aha ngaha. Si cyo cyaba cyiza? Ndavuze ngo gira vuba. Umva. Simushaka ca inzira. Umva uzi n'ikirenzeho. Ndavuze ngo haguruka. Inzira yakuzanye urayizi. Uzi ikikwemeza? Uzi Peter ni umugabo wanjye, ikirenzeho ndamutwitiye. Okay. Uramutwitiye. Okay siki. Umva. Ndite nyikuramo. Umva ndayifana. Peter, Karame. nari nguhamagaye ngo twumve aho bigeze. Kundeho muri iyi minsi akazi kanze birapfira he? Akazi ntabwo imizigo irimo ukunda n'amafaranga urimo adoza udufaranga dukeya. Amafaranga? Aya hari icyo yakumarira se? Hano yagerageza, ndumva yagerageza. Urumva wabonamo nk'imizigo ingahe? Aya ngaya si ngo arenze umuzigo umwe. Akiriya bige. Noneho rero ni ukuvuga ngo ugiye gukora akazi kuruta uko byari bimeze mbere. Nta kibazo kabisa. Ariko ubundi ikibazo mfite ko mbona buri gihe dukora deal bakatwiba, kandi nzi ko muri mu kazi kose ufungikanye ni menshi. Imbere harimo amadolari, nanze ko waza kuraburiza mu nzira, harimo amadolari atazagira ukwiyambaza. Ndashaka amakuru y'aba sister twari twafashe, bimeze bite? Bari aba sister. Hashize igihe kingana n'amezi 3 nta kintu urambwira.
ari abakobwa bandi nanjye sinzi kabisa bari babafashe ariko bari babafashe bande ni bande babafashe hari undi mutwe turi kumwe n'abasigiye w'umukobwa nyine nsanga nawe bamucitse umva hari n'ibibazo aho ngaho ibintu byancaye undi mutipe twafashe nyuma wamenye amakuru yese wowe mutipe ra hari undi mutipe twafashe gutya mugufi w'ibogari ukuntu ndashaka ba bakobwa ngo tumureke abakobwa nta makuru yabo ufite abakobwa nta makuru yabo mfite ariko umuntu yayashakisha tu none se uba amezi 3 ashize utabashaka iriga nta mufungo nari mfite rese umufungo simaze kubona witegereza umufungo nawo Peter ntago muri iyi minsi mbona ari sawa harimo akantu yani sawa kabisa kuba amaze kubona amafaranga uzi ko amafaranga akora byose cyangwa nawe usigaye uca ku ruhande ukagurisha ntabwo byabaho ngiye kwikurikiranira abariya bakobwa ninsanga warabigizemo uruhare Peter bizagenda gute ntarore mbifitemo boss okay reka tugende urumva utekereze kuri bari abakobwa ariko ugende na Addison mukora akazi mushaka abandi baje kunyishyuza buri icyo mvuga nabeshya ngo umuzigurare ubwo ari nkawe byagenda gute nijye n'icyo ariko ngiye ndaje mikore neza no gihe kibazo boss okay reka tugende nanjye usanze nari ngiye kujya muri siporo ndaza kumenya igikurikira nemeye ko uyu munsi ndi burare nishyuye uyu munsi nawe rero ugomba kurara umpaye igisubizo mbikoze sawa icyo bitwaye ubwo gusa ndabona akazi kari kugenda nabi turazoka umva ndaje nkwereke nkwereke igisubizo cyane ngiye kukwereka buryo ki ndabivanamo Peter ibyo ngibyo ntabwo birimo kaje karamwisangisha ndaje nyibukuriramo umva uraje Yesu wanjye afite icumu wa mukobwa ndamukubita ariko kumatisha akaduka yagenze gute kumatisha akaduka yagenze gute umva byagenze gute we bagukicara hariya byagenze gute mwana we ihangana byagenze gute we ni iki byakuma mwatisha akavuga mwatisha akavuga byagenze gute we kumwe mwatisha akavuga urugo rugora na mugabo uri kumwe mwatisha akavuga byagenze gute ndasiye umufasha umbeshya ahantu uri umva ndagufasha nawe ntabwo nagutinya mva mubwire nzamura ibitekerezo buriya uri mu bisazanga hari ukuntu atumye abaza umukunzi wanjye ne wandakeka nyangavure kugira ngo uzishakane n'uyu mukobwa nawe nizi mugambanye umva mbabarira ubona wishajije nishajije ubwo rero ntabwo nagutinya gusa biranshaje ko mwihangane sibyo ntabwo ari byo yewe ati niwo wabigizemo uruhare nindese